wakoze kuza rero ni byiza nakwishimiye mu rugo mbese wisange ndahari ntacyo uzambura nawe wakoze wawe hantunguye hatangaje cyane urabona harenze ibyo utarabona byose uzabibona nta kibazo ibyo mama Felicite yambwiraga ndabona ari ukuri nakubonye seko n'akazi nyine akazi neza neza urumva aho ngaho ntabwo nabinanirwa nawe urabizi ikibazo hano nyine ni nk'aho ari iwawe urakoze cyane hari ikibazo nta kibazo nabyishimiye cyane ahubwo nyine reka mutwaze reka ibyumba mwereke hanze nyine kugira ngo umenyere neza ngwino tujyane nta kibazo amahoro chef amahoro tabafasha iki hano muri berwa new vision nkuko dusanzwe dukorana neza narinje kubaha komande ndi manager wa company y'ubwubatsi dukorera muri aka karere ka Rwamagana nashubije kubaha komande nashakaga risareti nashakaga bigera nko kuri 80 nashakaga ubupfukamunwa bigera kuri 200 nashaka amataburiya agera kuri 80 nk'imikoranire yacu n'ubundi myiza ntekereza komande zanyu zidatinda kereka nimba hari icyahindutse ndabyumva ibyo byose ushaka ariko nta kibazo nta kintu cyahindutse muri kampani yacu uko amakuru yafite icyo usabye cyose ako kanya kikugeraho isaha ku isaha ikintu bakibona ikindi ubwo ngubwo nta kibazo waduha komande duhaye turayumvishije waduha nk'iminsi 2 cyangwa 3 ibyo byari bikenewe basaba kukohereza kuri email uraduha dushobora kohereza amafaranga bisaba byose kuri email byakemuka nko mu minsi ariko byaba bigutwaye okay mu minsi 2 hagati 2 n 3 nta kintu bintwaye kandi nize imikorere yanyu myiza nta kintu bintwaye kabisa buriya ibindi byose turaza kubidetaya n'amafaranga ndeba amafaranga hagaze ndabikohereza kuri email okay noneho reka ngende ubwo nizere ko kuri iyo minsi 2 nta kizabihindura ibindi turabijyana kuri nta kintu kizabihindura kazi keza wanyweye icyayi cyangwa ntacyo wanyweye ntacyo nanyweye ese ubundi wigeze uvugana na mama kuva mu gitondo oya ntabwo turavugana nta mayinite nari mfite nari kujya kuyagura mu kanya nase ubundi mama we ko yatinze ubundi ubu bari mu kigo bari abantu barubaka bakiba ese ubundi reka ngo bati mama mbona ubyutse wigize nk'umuntu ugiye gutembera ubundi ko nuko ntagiye mu kazi yongeyeho wari kubwiruka ese nari ngiye kugura amayinite nkahita nase ngiye kugura amayinite ugenda wambaye gutya ubundi se sinjya mbikora ariko amahoro bawe aho byari ntabwo ntabyo nzi kabisa kuri gucuragurira se wabaye kumva ntameze neza nimba ari malariya ngiye kurwara numva ntazi ukuntu bimeze ngewe rwose aha simbizi cyane ngumya kunenya isesemi ujya guciragura hariya nose ubwo niba ngiye kurwara malariya kuko umuntu ugiye kuyirwara ahita acira cyane byagenda nta kibazo ndaje mujyane kwa muganga
hano kari kadatunganye. usigare neza rero ngiye ku kazi sibyo Jya mu kazi nta kibazo nanjye basanga nawe hano wirirwe bimeze neza neza. yego Bye. bye Bye Sheri. kwa muganga ndangiza ibyo kwa muganga kwenda iki musaza umbwiye ko ugiye kurwara malariya mpa amafaranga nijyanye ndashaka kwijyana njyewe rwose ibintu byo kuvuga ngo kwa muganga ubundi siko njya ndwara mwijyana ariko ni inshingano zanjye oya ntabwo nahita mbyemera njyewe turaba tureba hanze njya no kwishakira amayinite ihura urwaye malariya boss wanjye aha saza ngabo Yola. Nizeye igisaza. sinimuka baba Yo, ni neza. amukingi wa Byagenda icyifuzo usigaye iyo musore wanjye amashara. usigaye iyo musore wanjye ama smartphone Byatari wagiswe ibintu ni umunande mwana. None se yawana ni fresh mwana njanga nibutse ko boss wanganga akazi byatanze. Nese man, gonje kwinjira ahangaha boss waba harambwiye ngarakaze byatanze. man once a soldier always a command yo muvugani nawuzi none nawe once a dujya always a dujya boss wanjye naguzi ko yasaze usigaye yirirwa kwangara mu baturanye hose baramubuze nanjye naramubuze boss asigaye yirirwa saza hano rimwe na rimwe ubu rugo no rwanjye nshatse nazana icyana nkarambika nyine Numva ibintu byose ari umutekano. Uhangana no kwisanzura fo. Byatanze. Uzira no mu cyaro. Yo, ntabwo kuri ufite aho mugise ngo mubaho neza. ako se mu cyaro life maze iminsi mu mujyi Mucya uno cyakwereka inyana mfite. waguze nyina wakina kabisa. Amafaranga arigaragaza. N'abataremera bazemera babonye inyana yanjye yo mu cyaro. bangasigaye ndi secretary general Uzi none y'agakobwa kaje kunsura mu rugo. Tigatekera ibintu byose abantu bibaho byiza. ngiye se mwana amenye byose Buso ndabizi nagari. Wananekera agafiriti utunyama yanakaga kokora kabana. ariko wazanye inkoko yo guteka uzana ibirayi byo guhatamo ifiriti uzana n'umuceri wo gutekera ipirawu ndetse uzana n'amavuta ya kurutera Ufite ibintu byinshi. sasa niba ubifite tugenda urugo kari urwanjye se Ata nta kibazo shakiyama. ushaka ubwo tutatu tunashinga restaurant shamba muri sarana nahakinze ubundi hano biriya bite Ibyiza. umeze neza Yego wowe. ndawumva sha wambabariye ukaza wihuta ko ngushaka mu rugo ko hari akantu nshaka kukubwira Bimeze bite cyangwa se ikibazo? sha sheri mbabarira utebuke ndagushaka cyane pe Birakomeye se? Nta kibazo. sawa tebuka sheri Sawa. Ayayayay. Rwema rwa Nyirimbebe dore ndaryoshye. Teruruko. Dore inzu. Mama Fisto ngo kimwe cya gatatu. Ahubwo na kimwe cya kabiri narashaka kinsa. Ubu ngiye kuryoha arukuntu. Ake ibintu sinzi nabizara. Amafaranga umuntu abona ingana gutya. Mu kanya gatoya ubazarana. Ariko wallahi dore ubuzima we. Isi ndayiriye akundira intebe nisego abajama banjye bose house party turatwika paka wikeye ndaje mbahamagara ahubwo Joshua King the boss hehe no guhinga ikiyede kunyonga gukoropa koza amasahani byafene ubu ngubu ngiye gukora iki
ngiye koza akarenge ubundi n'igifaranga cy'umumama hano narabyo wallahi uno ubuzima isi natinze aya nese kari akazi warabuze katarangiye uko dufite akazi kenshi muri iyi minsi noneho ni stress ntabwo ndi kubakeye neza warandakariye jewe sindi mpfa kurakara biterwa ariko nyine bitewe n'ikintu ukoze nta kintu kigeze kigucanga muri urugo sanzwe umwanziye bisanzuye nabonye buri kimwe rwose ariko noneho nizere kuri ibyo ari be sibyo uyu munsi nibwo ndi bumenye yuko mu makristo yampaye Joshua vuba se n'ubizi ibitetse byose ndabizi birashira sibyo noneho reka mbe ngiye muri dushe noneho turasubira mu kanya mfatebuka ahubwo ndumva gira vuba mbako nigenje uyu munsi araco wambaye umva ngo mfite perime noza nibwira ngo ni dipine none ni remoroke kabisa shaho ni mpava ndandi umutwazi guhera saa moya paka tunga nzaba mbarira ngo shashiri ikintu nagwamagariye nategereje ikibazo ndakibura ndatwite wowe wowe niko byagenze ngo watwise utase kandi nanjye nabonye biza kwa kundi najyaga muri onapo narengejeho iminsi ngira ngo ngiye nyine ndi kumwe na sheri wanjye turabikora none nategereje yuko izatahera ndatwite rero naba nipimye nsanga nyine byararangiye ndatwite ese urakajijwe urabizi ukuntu ariko ndumva binaniye cyane wowe utwite none se n'iki kirenze kuba muhamagaye inshuti yanjye kugira ngo mbe nabikubwira ni uko nk'uko urimo urambwira ngaho mbwira none bashaka ngo ufate iki ubundi mbwira bimeze bitubona nyine nari muhamagaye kugira ngo mbikubwire kuko na sisita wanjye ntarabimenya gusa ejo twari kumwe ntangira guciragura arimo arakata karoti nkumva ziranukira ubu ntabwo nzi ukuntu bimeze sinzi ko sisita ntabwo nzamukira ninde se waguteye noneho kandi wari wamwizeye bingana cyane sheri wanjye ndamukunda cyane kandi nyine byarabaye kuko twari dusanzwe dukoreraho numva ko tutakoresha pedanse none nyine niko byagenze afite kashi se nshaka amafaranga ari nayo nta kibazo kuko ngewe nta nubwo basi mfite n'umutima wo kuvuga ngo nayikuramo kuko umugabo wanjye arankunda nanjye ndamukunda kuko afite n'amafaranga yo kurera umwana ninde se nimba atari ibanga shima nyine nzamukubwira ntabwo nahita mukubwira gusa biracyanteye ubwoba cyane kuko na sheri ntabwo ndamuhamagara ngo ndamubwire rero urumva nta n'impamvu yawe utamuhamagara kuko imyanzuro waramaze kuyifatira niba udashaka kumubwira kandi nagufasha wamfasha iki se ko mushaka kuyikuramo njyewe nyine njye ndashaka kumenya uwo ari wese uriya ufitanye ntubizi se ndabizi ese kumbwira ni ikibazo we ntumbwire ni ikibazo ntabwo nahita mukubwira shambu babibwire ntabwo nahita mukubwira nzamukubwira ba witonzeho gake njye nzamukubwira muri bande ariko ubundi mwe tugende turajya hehe se ubundi tugende sha ibyo wakoze ibyo nakoze ariko shayi ariko ceceka wabana umwe sha ceceka mugambi wanyu muwugezeho sha magazine yose nikumariremo muwugezeho wayumvise
ukoze bigiye kukugaruka ako ushaka undi muri bande sha ceceka cyangwa magazine yose nyikumariremo wese ngombwa kutumenya ngaho bikora unyurwa n'ibyo ushaka sha wese ngombwa kutumenya mungiriye nabi karabaye sha wari hehera ibyo nicyo mpfa n'abakiri kuri narangurishije Kamuji, nimechelewa. Sana kabisa. Lakini nao waona kuchomokora bora bichomeka. Sio nafanya nini sasa? Nandi kuchomokora nachomeka mani nao naona hii ni bora. Jango hana amafaranga ya mbere se nagere. Ngaho mbwira nangaye ingi. Brand new. Ingi nageza edit zitazifu. Manoga ni made in China. Jengi ni made in Oman man. Do. Mbwira amafaranga yo. Ndabizi. No kidacometse demba murimo akajyamo se. Amafaranga ngaye. Amafaranga. Rama mwana bose kanganye hundi karacyari hepfo kangana hiki se sha tuza hakibye ubundi yo mbwa ariko mwita bose ni yihe tonde wanyishe se sha nunyice nabi sha nunyice nabi urumva we uranzi njyewe sinkakumenye uranzi njyewe sinkakumenye uranzi njyewe ushaka kunyica uranzi njyewe sinkakumenye ubwira icyifuzo cyawe shaka mwice wowe boss tamwica ntabwo urabona do hose arakora ubwo nyine uramireza urutatu 3000 umbase reka nkwereke urumva ingi nayijyana mu rugo nkanayikwamana kabisa urumva ese se wazagira ayirebe wenyine ayirebera se simfite indi reka nkwereke urumva kugira ngo tubyoroshye sibyo reka ngukubita 4,000 urumva ntongeyeho 500 hari ukuntu ntagize se urumva reka ngukubite 4 urumva noneho ugende wiryohereza bine mani gusa bine mani sinongeyeho 500 se nabasengeraho se nkana umva se iyi aripu urumva igura 2,000 ari nshyashya urumva none ibaze nkongereyeho naza nguka gute basi nyongeraho na ben burishwe urumva okay nakongeraho igiceri cyo kijana cyo kugura miti sibyo nta kibazo okay kamwe igiceri kijana ugenda ugura kamiti nyine anasengane oya njyana yo ngaye n'ubundi nyine ubone niba ufite izindi boro urumva wazizana nyine tugakora deal ahubwo urumva bora televiziyo ugiye bora televiziyo urayifite se wehejo bundi wumva n'ubundi boss agiye kwangara utaha nyine uzayizana imwereke n'ubundi boss wanjye agiye kwangara wewe uzayizana imwereke nyine reka mite ncaho sibyo noneho utaha nyine turikumwe n'ubundi ninjye wihahira sawa ariko nta nubwo guherekeza kandi uyitsimbi yiteza bakatsibina birumvikana yewe we sha n'ubundi se atu none ndabizi umwana we naza na yanshinze zahiteze kandi naza ndabizi bazata banyirukana kandi nubwo bakiyemenda kwezi kwa gatatu ndakugerereye reka ngo umutungo mbe murya nta kindi kintu bambaza n'undi azajya kubunguka mbigerereye bitana nizamukira cyangwa nitambikira aho ibindi byo ubukire ndabukura ahangaha hanze amagare mu cyaro bagore n'indi nyana ahubwo naho ibindi byo ngewe ngomba kuba umusirimu ahangaha dore byamunsigaye nifunga umwana bazaza mbigerereye ibyo nzasigaza azatwara ibyo tuzaba tugabanya nyine n'ubundi nanjye nabaye umunyamuryango w'urugo agira ngo umwana wabo umuntu w'umugabo ajya kwangara agasiga urugo Chelsea wishimye ndishimye cyane cyane wanezerewe oya nanezerewe pe ntabwo arabeshya nanjye ndagukunda nukuri pe uzi buriya nyibona kino gikara cyawe ese numva mvuye musange icyakubwiye sheri uri mwiza nuko Imana iri bihugu byiza mu nzira y'imyamba yego se
sheri wabaye iki gusa kanyisa asinzira uri inkoko si ngombwa Bera we Bera washano we Bera Kumbe ngo waruri munzira Oya nari ngiye ku muhanda ndahuye kugura amayinite. Arungiye kugura amayinite. Sibundi uri mu nzu maramaki. Sinari ngiye se kugura amayinite yo guhamagara mama sinari mukumbuye. Oya mama muhuri. Hariya amazi agiye kuruka. Mfatara amabuni yose uvoma amazi yashire mu hara mu nzu. Ariko si turareba ndi bubashe ngiye guterura amabido ko ihute sinkaburane nawe. Ntabwo nzaruha guhigira ibyo urya mu gihe amadahari urumva. Wongeye nzana ibintu byose mbikore wicaye ihute se yari ujya gukora izo nkweto ndatwara amabido ngahe yose ari hariya reka nkumvisha akaririmbo ndimo ndumva sister wakumva banzu nanjye ndikuzumva banzu ujya wakumvishe nkahita ngenda basi kameze neza byatore wakumvishe wagenda ujya gukora ihute uratwara abiri yonyine unakubure hano wakubura umusore wampaye mwana yanjye akoze buriya wabonaga tubera ko yambwiye ko yiyaminiye akoze urumva ntari kugenza gusa umva niyo nk'uko bavuze mu isi no mu ijuru uzi ukuntu yambwiye ati ndiyaminiye agitrosi zose ndazishobora shama ntacyo ntakoze hasigaye ntahima ariko mwana narumiwe poshi karansebeje umva sinabona n'uburyo nabivuga Wow, mama Fisto, uraho neza? Uraho neza. Amakuru. Meza cyane. Biragenda. Uraho nawe. Amakuru. Mama Fisto, amakuru y'iminsi. Twaraburanye pe. Niko usigaye none uri mu duki? Ndaho dasekeje. Ariko rwose ndabona ntacyo ubaye rwose ndabona ari sawa. Nanjye ni bya bindi ni kuri ka business kanjye n'akazi gasanzwe rya vuriro nyine ryanjye ni n'akazi bisanzwe nibyo mba nkora ubuzima bugakomeza. Ese wowe mama Fisto bimeze bite usigaye uba hehe waburiye hehe? Nanjye biraho nyine. Ya umuntu utuye hafi yanjye. Ntabwo nyituranye nawe. Yego. Nashatse umugabo nagiye. Washatse umugabo ni byiza cyane. Ariko rwose ni sawa birashimishije. Ni byiza cyane rwose. Hanyuma se uramu mama Fisto? Ndase. Ujya gusura n'umumama. Ni umukobwa nyine waho wibwe umugabo w'umukira ariko. Ni umukobwa. Ni umukobwa. Icyo ni neza pe. Uramushaka? Naho ndi mwanya ariko ndabona rwose ndabona uramushuti wawe ari sawa. Tuzabiganiraho ariko ndabona ari sawa rwose. Ni sawa. Turi kumwe. Zambwira. Ni sawa rwose. Ni sawa. Amushuti wawe ni sawa rwose. Nta kibazo. Naho ubundi se n'ibyo tuba twarahuze nta kundi byagenda. Niko bimera rwose. Rero reka nkureke mbe ngeze mu rugo gatoya hari ibintu byinshi ngomba gukemura nawe ugiye mutwaye wari ukiri sawa kandi ubwo tuzabonana nibyo rwose sawa. Fisto sha nawe urarondogoye none by'ubugore bitangiye kukugeramo none se ujya ngo kurondogora uriya mungwara ariko kumbaza ahubwo sha usigaye uziranye n'abakire kuki ubutarampasinze nk'ubu ako n'ubusanzwe nziranye n'abakire amasha uriya wampaye se
nawe gire ko ibyo ngibyo uriya wampaye ni inkoko mu zindi ntabwo ari inkoko arashoboye wenda we mwana naniranywe bitewe uriya se mwana uramushaka nawe se kagushaka yego enda nukuri yego ngaho se amfasha kwaje kino urantunguye kabisa ino ni surprise ninde ukuyoboye hano none shiri ndayinje kureba ngo twari twarabivuganye nahise kumbeshya ko abahungu b'iki gihe nyine barabeshya cyane nje kureba nyine ko kambeshye ariko ni heza ashobora kugezana n'izi wari wanyizera igihe tumaranye nkwizeza ibintu ukanga nta kintu wari wumva aha niho nkorera ibyo ngibyo byo kuvuga ngo abahungu ntabwo ndimo muri abo bahungu ndakeka amabukwe rimwe na gutumye barabimubwiye sibyo nimba barabimubwiye rero ubwo ngubwo asheri nashaka kugushakira akazi hano muhano hari ikibazo nta kibazo pe byaba ari byiza cyane ahubwo ubwo nakwemera kuri seriye naho ubundi amaboko aragutegurira ahubwo ugomba kumpa umunsi nawe sibyo sheri ibyo ngibyo byo kuvuga ngo kuba seriye nibwo wabona ko ndi seriye kuguha akazi ntabwo ari bwo ubona ko ndi seriye kuba seriye ni uko naguporopoza ahubwo ko dugomba kubana akazi ntunabyishyiremo cyane ntunabyizeremo ngo akazi runaka gusa wowe icya mbere kigomba kuguma mu mutima wawe ni uko ugomba kubana nta kibazo ndaje nanagutembereza uruganda ndeba abakozi igisigaye ni ugufata imyanzuro ifatika ukaza mu rugo ukabwira imyanzuro nyawe ufite kugira ngo ufite na gahunda ibyo byo nta kibazo narabikwemereye kandi n'igihe wabikubwiye ko wowe nabiporopoje iwanyu nzaza kabisa nta kibazo dore ugiye guhura na ba bashuti bawe mbabare ntugire uhagarara ngo mugiye kuganira tuhite twikomereza ubapipire twikomereze simba ashaka ukuntu mutinda muganira ibintu byabo n'iby'abakobwa birago ntabwo mukunda tugiye n'ibyo tubapipire bwihuse sibyo Romeo Abdul